Inyundo y'urupfu yaracitse. Yesu Kristo, Yesu icyo yakoze nuko yaje guca iyo nyundo y'urupfu. Uyu munsi ntabwo urupfu rugidufiteho ubushobozi kuko twacunguwe. Benshi babuza babo bakundaga, ababyeyi, inshuti n'abavandimwe. Abanyamaswa igendere tuzahura ku munsi w'umuzuko. Icyo nabwira Georgette nakomere. Abana be nibahumure bafite Yesu. Umuryango wa Korali turababaye, ariko nanone turashima Imana yuko nubwo agiye asinziriye kuko yizeraga cyane. Turabahamya bo guhamya yuko asinziriye. Turakomeza umuryango we, turakomeza umuryango wa Korali abagenzi, turakomeza abamumenye bose, ababanye nabo, abo yabereye umujyanama, umuryango we, inshuti ze za bugufi, bose bakomerere kuri Yesu. Nimuhumure tugiye gutaha, tuve mu isi y'amarira. Ku isabato tariki ya 2 Nzeri umwaka wa 2023 nibwo hamenyekanye inkuru y'incamugongo ko Pasiteri Nyamaswa Ephroni yasinziriye mu buryo butunguranye. Pasiteri Nyamaswa akaba yarakoraga muri kaminuza ya UNIRAC, afite inshingano zitandukanye harimo ivugabutumwa ndetse n'ibijyanye n'ibizamini. Mu bindi byinshi yakoze, Pasiteri Nyamaswa yabaye umugabura mu itorero ry'Abadiventiste munsi wa 7 mu Rwanda, ayobora intara z'ivugabutumwa zirimo Remera ndetse na Nyamirambo. Yabaye n'umuririmbyi muri Korali abagenzi ibarizwa mu mujyi wa Kigali ku itorero rya Muhima, akaba yarayiririmbanyemo n'umufasha we Mukeshimana Georgette wayigezemo mu mwaka wa 1986, ndetse Pasiteri Nyamaswa akaba yarabaye n'umuyobozi w'iyi korale mu gihe cy'imyaka 5 yose, guhera mu mwaka wa 1996 kugeza mu mwaka w'2000. Mu gahinda kenshi, umuryango mugari wa Korali abagenzi bashenguwe n'uru rupfu rutunguranye, bakaba bagize ubutumwa batanga. Iyo turi kumwe n'inshuti zacu, tumva twishimye nta kitubabaza, ariko iyo dutandukanijwe umwagiye ahacecekerwa. Nitwa Thomas Hategekimana, abandi umwe muri Korali abagenzi. Korali twari turi kumwe na nyakwigendera Ephroni Nyamaswa. Rero tubabarwe nuko mugenzi wacu yatuvuyemo, ariko twaba dufite n'ibyiniro yuko tuzongera kumubona mu gitondo cy'umuzuko w'abakiranutse. Ephroni Nyamaswa namumenye mu 1986 ubwo yadusangaga arimo kurambagiza umwe mu bakobwa twari dufite bitwa Georgette. Igihe rero kiragera, bamaze kwemeranwa, barashyingiranwa. Amaze gushyingiranwa, akomeza kubana natwe muri iyo myaka yose kugeza igihe cy'urugamba rwo kwibohora rutangiye. Muzi ko ntabwo byari byoroshye kuba kuri benshi, bituma rero abona umutekano wari muke muri icyo gihe, hanyuma ahita ahunga igihugu aragenda. Twongeye rero kumubona nyuma ya 1994, nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, nibwo yongeye muri twebwe. Hanyuma agarutse rero turakomezanya. Tumaze gukomezanya bigeze na muri 1996 ahita ayobora korale, abaperezida wa korale. Ibyo gihe rero yakomeje kubana natwe, akadubitekerezo, akaduhindurira indirimbo nyinshi twakoraga mu zindi ndimi, ari Icyongereza cyangwa se ari Ikigande, akagira uruhare kuko yari umuhanga. Bigeze aho rero tongera kumubura umwanya mutoya kubera ko yaragiye kwiga cyangwa se gukomeza amashuri ya kaminuza mu gihugu cya Uganda i Bugema. Bityo rero amaze agarutse tongera turakomezanya, dore ko twagera muri graduation yiwe, aradutumiye muri korale, tongera turaririmba. Hari igitaramo gikomeye, ndetse na Perezida wa Repubulika His Excellency Museveni yari yahaje, baduha indirimbo turaririmba. Turagaruka, agarutse rero dukomeza gahunda turi kumwe nabo.
rero mu kubwa Papa Remy ntabwo wabona ibintu uvuga bye kuko ni umwarimu, ni umujyanama, ni inshuti, ni umugenzi, ari byose. Umuntu wese ku rwego rwe yari afite uburyo amuganiriza, ari gusabira abantu mu bukwe, ari kuba umusangwa mukuru, ari kuba umukwe mukuru. Ibyo byose yari abizi kuko yari yarize byinshi, yari yarize Bugema, yarize teoloji, yariga Kasuringi. Urumva ko yari afite ibintu byinshi muri we byinshi, kandi koko umuntu wese wamuganaga yabaga amufite igisubizo kandi cya nyacyo. Rero kugeza ejo bundi tugize twacitsemo icyuho kubera ko twumvise inkuru kandi dutunguye kandi tuba twiteze, bityo rero tugira icyuho gikomeye. N'ubu ngubu ntabwo turabyumva neza kuko nk'uko umuntu wese w'inshuti ye atabyumva uburyo yagiye, kuko yagiye atarwaye tumubura ko nguko. Ariko kandi dufite n'ibyiringiro yuko tuzongera kumubona mu gitondo cy'umuzuko, ubwo umuzuko w'abakiranutsi uzabuje. Rero dusabirane, musabire nanjye ngusabire kugira ngo tuzongere kubona abacu twabuze. Ni ibyo bikeya gusa, bike cyane nava kuri Papa Remy cyangwa se Nyamaswa Ephroni. Turihanganisha umuryango we, ari umudamu, ari abana, ari n'abandi b'umuryango ba hafi, kugira ngo bakomere. Iyi si iratubabaza ikaducunda ikoba, ariko hari umunsi umwe tuzayivamo. Rero umuryango ukomeze kwihangana kandi ukomeze kugira ibyiringiro yuko uzongera kubonana n'umubyeyi wabo babuze. Dusigara n'umubabaro mwinshi, ubwo nibwo buzima bwo ku isi. Abantu mwese twifatanije muri ibi bihe byo kubura umubyeyi wacu Nyamaswa Ephroni, ndabasuhuje. Nitwa Nyiramparage Esther, nkaba ndirimba muri korali Abagenzi. Muri korali Abagenzi dusa nk'abagiye muri korali Abagenzi dukurikiranye nyuma ya Jenoside, nibwo nawe yaje gutangira umurimo muri korali Abagenzi. Yabaye umwe muri twe, aba umuntu w'ingenzi muri twebwe, akajya dufasha muri byinshi, kandi aho yabaga ari muri korali Abagenzi yabaga isusurutse. Abantu bose babaga bishimye. Yigeze no kutuyoboraho, atubera umuyobozi mukuru, perezida wa korali Abagenzi. Muri icyo gihe korali yabaga isusurutse, byabaga ari ibyishimo, kandi twari umubare munini cyane kuko buri muntu wese yibonagamo cyane cyane muri korali, ugasanga ari ibintu by'umunezero n'amahoro bitebutsa kugaruka kwa Yesu. Cyane nkanjye by'umwihariko yari inshuti yanjye cyane bikomeye, ku buryo iyo twakubitanaga amaso gusa byameraga nk'aho ari umubyeyi ubonye umwana we. Byabaga ari ikintu kidasanzwe ku buryo n'umufasha warabizi, iyo yabaga mbonye nanjye nkamubona, byabaga ari ibintu bidasanzwe. Dufite ibintu byinshi cyane byatumaga dukururana kuri icyo kintu, ugasanga turabiganiraho tukanezerwa. Rero by'umwihariko ndababaye cyane, kandi narababaye nkimara kumenya iyi nkuru. Nakozweho cyane cyane cyane. Abantu twari kumwe, hari ku isabato dusohotse amateraniro ku Muhima, tumva telefone nk'iyo, nari ndi mu modoka ntwaye, mpita nshaka kurekura, abantu baramfata, ariko Imana nanjye irankomeza. None rero mwa abantu b'Imana mwe muteraniye aha ngaha, tubasabye gukomeza, kandi ko uru rupfu rukwiriye kutubera icyigisho, rukatubera uburyo bwo kwitegura, bikatwereka yuko muri iyi si atariho iwacu, maze tukarushaho gukomera ku Mana yacu, kuko nta muntu uzi umunsi cyangwa igihe koko, ahubwo duhore twiteguye. Hahirwa bapfa bapfira mu mwami, umwuka wera nawe ati yego. Ndabashuje kandi ndirimba muri korali Abagenzi. Tubabajwe cyane n'umuvandimwe wacu Nyamaswa Ephroni Pasiteri wabanye natwe muri korali Abagenzi nyuma ya Jenoside muri 1996 na 7 ariko mu by'ukuri si icyo gihe twabanye muri korali gusa, na mbere yose yari inshuti yanjye ndetse nk'umuryango wanjye n'umuryango wabo, kuko namumenye cyane cyane nabanje kumenya mukuru we witwaga Nahori, nawe wasinziriye kera, ariko urumva ko yari umuvandimwe wanjye
bisanzwe. N'ubu igihe cyose umwana wabo witwa Remy iyo atambonye ndirimba abaza aho ndi, ni inshuti yanjye nawe, uwo mwana wabo witwa Remy. Rero tubabajwe cyane no kubura umuvandimwe ukomeye twishimiraga kandi twabanaga nawe. Ni inshuti y'umuryango, ni inshuti yacu twese, buri muririmbyi wese wa Korali Abagenzi yaramwishimiye. Rero muri uko kuyobora Korali Abagenzi yari umwe mu bantu bashoboraga kuzigaziga Korali Abagenzi, kuko hari hakirimo abantu bakiri bato, amaze gukura kuko yari amaze gushaka, yakomeje kubungabunga abaririmbyi ba Korali Abagenzi kugeza ubwo imirimo itongeye gutuma yindi yagiyemo yongera kubona uko ayiyobora, ahindura imirimo yari afite. Rero muri uyu munsi akaba agiye, twari tukimukunze tukimushaka, kandi n'inama ze yagendaga aduha na n'ubu twari tukizikeneye, ariko reka duhumurize umuryango we, duhumurize nawe inshuti ze zose, duhumurize n'abaruhuka imihati n'imirimo kuko ijyanye nabo ibakurikiye. Twamwiza Toyota, nk'abantu umuririmbyi muri Korali Abagenzi. Efroni yinjiye muri korali ari mu Bagenzi, yaje kujya kwiga i Bugema, ajya kwiga ubupasitoro. Icyo gihe nibwo yaretse kuririmba, kandi na madamu we mama Remy twararirimbanaga, umuryango wabo twarawukundaga cyane muri korali. Yagiye i Bugema kwiga, ariko akomeza gukurikirana gahunda umuryango wa Korali Abagenzi, akomeza kutuba hafi. Agiye arangije n'amashuri, yatumyeho Korali Abagenzi tujya i Bugema muri graduation ye. Twahagiriye ibihe byiza sinzabyibagirwa, na perezida w'igihugu Museveni yari ahari, yishimira n'abanyarwanda cyane, dukora no mu ntoki dutaha twishimye. Papa Remy rero ntabwo twabona uko tumuvugaho, kuko ibyo birarenze. Njyewe ku giti cyanjye rwose namufataga nk'umuvandimwe wa hafi cyane. Gahunda zose zanjye zose z'umuryango zose yazimenyaga, abakobwa bacu akabasabira. Yari umuntu udasanzwe, tubuze umuntu w'ingenzi cyane. Ikintu yari afite cy'umwihariko, ntabwo mwashoboraga kuganira adashyizemo akantu kagusetsa. Icyo kintu nzahora nkimwibukiraho. Bamwe barababwiriza butumwa, bakamamaza inkuru y'agakiza. Twabahize Strato, muririmbyi umwe muri Korali Abagenzi, wabanye na Pasitoro Nyamaswa Efroni, kandi wambereye umuyobozi mu gihe cyo kuva muri 1996 kugeza muri 2000. Yari umuyobozi wanjye, nk'umuririmbyi mugenzi wanjye, kandi yambereye umuyobozi mwiza cyane cyane ko twakoranaga umurimo w'Imana. Mukuri ibyo twavuga kuri Pasitoro Nyamaswa Efroni ni byinshi, ariko by'umwihariko yari umuntu mwiza, umuyobozi ushyira mu gaciro, umugabo uvuga ukuri, ufasha abandi, ufata ikibazo cy'umuntu akakigira icye kandi akagikemura mu buryo ashoboye bwose. Kuvuga kuri Pasitoro Nyamaswa ntabwo wabona icyo umuvugaho, nta n'icyo wabona usiga. Yari umugabo ugera mu bana akaba umwana, yagera mu basore akaba umusore, yagera mu bikwerere akaba igikwerere, yaba ari mu basaza akaba umusaza. Yari umugabo utabona icyo ugereranya nacyo. Gusa tubabajwe n'urupfu rwe, ariko nta kundi. Nka Korali Abagenzi tubuze intwari. Mukuri
yari umujyanama wa korali wa hafi, yari umuririmbyi muri korali, kuko buri munsi yabashaga gukurikirana ibikorwa bya korali kandi akamenya gukurikirana umuririmbyi ku giti cye, agafata umwanya wo kuguhamagara akakubaza uko umerewe. Yitaga ku miryango y'abagize korali, ntiyigandaga gusura abo babanye mu murimo. Tuzi intwari kandi tuzahora tumwibuka, ntabwo tuzamwibagirwa. Abandi bayoboraga itorero batebutsa kugaruka kwe Yesu. Nitwa Mukankuserina, ndi umwe mu baririmbyi ba korali abagenzi. Nageze mu bagenzi 1991, nasanzemo Pasitoro Nyamaswa ndetse n'umufasha we Georgette abaririmbyi ba korali abagenzi. Nuko nanjye ninjira muri uwo murimo, dukomeza kuwukorana kugeza ubwo Nyamaswa ageze igihe cyo gusinzira. Yari umuntu uzi kujya inama, yari umuntu ugira urukundo, yari umuntu ukunda ijambo ry'Imana, yari umuntu ukunda kubaka umurimo w'Imana, haba mu batoya, haba mu bakuru, haba mu rungano rwe. Yari umuntu ukunda kubaka umurimo w'Imana kugeza igihe yari ataraba umupasitoro, ariko n'ahabereye umupasitoro ntabwo yaretse umurimo muri korali abagenzi. Nubwo yakomeje umurimo w'ubupasitoro cyane, wenda ibyo kuririmba bisanzwe nko twari dusanzwe turi kumwe ntabikomeze, ariko yabaye umujyanama wacu umunsi ku munsi, kuko korali yabaga ifite gahunda. Nyamaswa twabaga turi kumwe, atugira inama, atuyoboye nk'umuyobozi wacu, kandi nubwo hari aratowe undi muyobozi, ariko yakomeje gukora umurimo nk'uwawuhamagariwe. Kugeza rero ubwo Nyamaswa asinziriye ari umuntu ukunda umurimo w'Imana, wakundaga ijambo ry'Imana, wakundaga abantu b'Imana. Ntabwo twigeze tubona afite akantu ko kuvuga ngo uriya ni kanaka, uriya ni kanaka. Mwese muri abantu b'Imana kimwe, nuko yadufataga, nuko twabanaga. Yakundaga kugira urugwiro, agakunda kwakira abantu kandi agakunda kubaganiriza. Ugasanga ahantu hari igihe cyose abantu barasusurutse. Ibyo rero rwose tubimukiraho cyane 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 cyane. Imana yacu ntakiyitungura, hahirwa bapfa bapfira mu mpami. Nitwa Zinjishi Monique, nkaba ndirimba muri korali abagenzi. Korali abagenzi nayigezemo muri 86, nsangamo abagabo, twinjiramo turi abadamu, twinjirana na mama Remi ariwe Georgette, umugore wa Nyamaswa. Icyo navuga rero ku muryango wa Nyamaswa, mvuga Nyamaswa, mbe biragoye kugira ngo mvuge Nyamaswa. Twatangiranye urwo rugendo, hanyuma Nyamaswa ari umusore na Georgette ari inkumi. Muri iyo minsi Georgette na Nyamaswa biba ngombwa ko baba umwe w'umugore n'umugabo. Ubukwe bwabo twaburirimbyemo tunezerewe, twishimye. Bari abantu bari abavandimwe banjye, byarenze kuba abaririmbyi bagenzi banjye, birenga kuba ikindi kintu. Georgette bikageza ubwo abantu bajya bananirwa kudutandukanya, bazi ko ari tuvindi, mbega uwambona akagira ngo jewe ni Georgette bakagira ngo ndiwe. Icyo gihe rero ntago gusobanura ibya Nyamaswa ni birebire, guhera kuva icyo gihe kugeza uyu munsi. Ibyabaye byaradutunguye cyane. Nyamaswa yari umupapa w'abana, yari umumama umugabo w'abapfakazi, wagira ngo yari yarasimbuye Yesu muri iyi si. Yaduhumurizaga igihe cyose, akaguhamagara akakubasanga abana bameze bate, mwaba mukubitanye nta yindi nkuru yakubazaga, mumerewe mute, abana bameze bate, ese urumva umeze neza. Nyamaswa yageragezaga kumenya niba nta kibazo ufite mu rugo. Gusobanura urugo rwa Nyamaswa biragoye muri aka kanya gatoya tuba dufite, ariko Nyamaswa ari umugabo w'intwari. Nyamaswa yari intwari muri byose. Nyamaswa yaturereye abana, yatugiriye inama abana banjye. Ubu mfite umwana usigaranye agahinda, avuga ati Nyamaswa agiye atanshingiye. Kubera iki? Kubera ubunyangamugayo bamufiteho.
ariko aho agiye twese tuzajyayo. Icyo nshima Imana nuko agiye yiteguye, nuko yagiye asize imirimo myiza, asize twese tugomba kumwigiraho, abari abatari abakuru, nta muntu udafite icyigisho kuri Nyamaswa. Nuko rero Nyamaswa umuryango we urababaye, turababaye. Ku bwanjye ntabwo njya nikura mu muryango wa Nyamaswa, yambereye yaranyubatse jenoside irangiye aho dukubitaniye, kuko nabo bari bahuye n'ibibazo bisa n'ibyo nari nahuye nabyo, bo bagira amahirwe yo kujya i Bugande, nabwo ni amahirwe y'uko ari umwana wari urwaye baramujyana. Hanyuma rero icyo gihe aho bagarukiye ntabwo bantereranye, baranshakishije barandundarunda nk'umubyeyi usigaranye abana. Ntacyo navuga ku muryango wa Nyamaswa. Nyamaswa igendere, tuzahura ku munsi w'umuzuko. Icyo nabwira Georgette nakomere, abana be nibahumure, bafite Yesu. Imana yo mu ijuru izabubakira, izabarinda nk'uko natwe yaturinze, ndetse wizamurengereza kuko yakoze imirimo myiza. Kandi ijambo ry'Imana ritubwira yuko ngo imirimo myiza izaduherekeza. Nyamaswa nta nenge afite, uyimufiteho azamubabarire. Nasabira Nyamaswa kwisinzira, ku munsi w'umuzuko tukazahora ari amahoro, nta muntu ugize ikintu amuherekeresha, kuko Nyamaswa ibyo yakoze birahagije. Nuko korara abagenzi tubuze umuntu, tubuze umubyeyi, tubuze inshuti, tubuze umujyanama, ariko nta kundi, ntitahire, tuzahura. Imana yo mu ijuru rero ikomeze kubana namwe mwese, ikomeze kubana na buri wese wabuze Nyamaswa, ikomeze kubana n'umuntu wese wahuye na Nyamaswa kuko nzi ko afite icyo amuvugaho. Nuko mukomere, nta kindi navuga, ni byinshi navuga kuri Nyamaswa, ariko Uwiteka wo mu ijuru akomeze yorohereza umuryango. Bapfa bapfira mu mwami, umwuka wera nawe ati yego, ngo baruhuke imihati n'imirimo, kuko ijyanye nabo ibakurikiye. Twarinda Intwari Remereki, nkaba ndi umuyobozi wa korali abagenzi. Umuryango mugari wa korali abagenzi twahuye n'ihungabana rikomeye ryo kubura umwe mu babyeyi mu nkingi zikomeye, akaba umubyeyi wa benshi muri korali, akaba inshuti ya benshi y'abakuru n'abato muri korali abagenzi. Rero umuryango wose turababaye, ariko turashimira Imana cyane yuko twamugize akaba muri twebwe, kuko yabaye uw'ingirakamaro kuri korali, yabaye uw'ingirakamaro ku gihugu, aba n'uw'ingirakamaro ku itorero. Rero kuba twari tumufite muri twebwe byari umugisha. Abakobwa bo muri korali basabwaga yabaga hari, abasore bakeneraga gusaba abageni yabagiraga inama, abakeneraga kubaka yabahaga inama, yewe n'abavugaga ngo nabo twabonaga nk'aho batinze ntabwo yagutinyaga, yakwegeraga akaguha inama, akakubwira ati niki kikubuza gushaka ko duhari ngo tugusabire, ko duhari ngo tugushyingire, harabura iki? Rero yari umubyeyi ukomeye ku baririmbyi ndetse no ku bandi banyamuryango. N'ubu ngubu ibyo twabaga dufite muri korali, nubwo yari afite izindi nshingano ndetse afite n'irindi torero ahagarariye yabarizwagamo, ntabwo yajyaga yibagirwa korali. Yahamagaraga komite ati munsange nimugoroba kuri Nirake tuganire, tukaganira, ati mufite izihe gahunda, tukazimubwira, ati mubigenze gutya mubigenze gutya, akaguha umurongo ndetse akanawukurikirana n'igihe wakwibwira ko wowe utabyibuka, ariko we ukabona araguhamagaye, kandi rwose ubona yuko mutari mu kigero kimwe, ari mukuru, ariko akaguhamagara akaguha inama. Ntabwo rero yitaga kuba mu rungano rwe, ntabwo yitaga kuba ku kigero cye runaka, ku rwego runaka arimo, oya, buri wese yumvaga yamuha inama. Rero tugize ikibazo gikomeye cyo kubura ukomeye, umujyanama, umuntu wari uzi korali, wifuzaga ko ihora ku murongo runaka w'imiririmbire. Yazaga akakubwira ati rero dore njye ngiba perezida yaraje arampamagara ati sha bite, ntabwo nari nzi ko afite nimero yanjye, ati bite, ni byiza, ati nabonye nimero yawe, twayaga duhura gutyo gusa atari kuburi perezida wanjye, atuzaze tuganire nguhe inama. Musanga muri Nirake turavugana, ambwira ati
rero korari abagenzi ugiye kuyobora narayiyoboye ndayizi, ni igira umurimo kandi irakoresha cyane, uzihangane ntuzacike intege. Urumva gutekereza gutyo, yakundaga korari, yakundaga umurimo. Turi kwitegura kugira yubire, yaramaze guhamagara komite nk'inshuro 3 ndetse n'ubu yasinziriye, nabwo dufitanye gahunda. Rero ni ibintu bikomeye cyane kumubura, kubona umuntu uheruka kuyobora korari muri 2, tukaba turi muri 2023, ariko ikiri ku mutima we. Umuryango wa korari turababaye, ariko nanone turashima Imana yuko nubwo agiye asinziriye, kuko yizeraga cyane. Turabahamya bo guhamya yuko asinziriye. Turakomeza umuryango we, turakomeza umuryango wa korari abagenzi, turakomeza abamumenye bose, ababanye nabo, abo yabereye umujyanama, umuryango we, inshuti ze za bugufi, bose bakomerere kuri Yesu. Nubwo batuvuyemo nibarahabwa ibyasezeranijwe, basinziriye mu bituro byabo, kugeza ubwo Imana izavuga. Imana yaduteguriye ibyiza, ngo badatunganywa tutari kumwe. Hahirwa bapfa bapfira mu mwami, Umwuka wera nawe ati yego, ngo baruhuke imihati n'imirimo. Mu gihe nk'iki dushenguwe n'agahinda, imitima yacu itentebutse, reka twibuke amasezerano y'Imana aboneka mu ijambo ryayo muri Yesaya 25:8 hagira hati: kandi urupfu azarumira bunguri kugeza iteka ryose. Uwiteka Imana izahanagura amarira ku maso yose, n'igitutsi batuka ubwoko bwayo azagikura ku isi hose. Uwiteka ni ubivuze. Amen. Ababyeyi, inshuti n'abavandimwe, nimuhumure tugiye gutaha, tuve mu isi y'amarira.